ndashaka umbwire ubundi uzashaka umugabo ryari ko numva amaze kukurambirwa. ase ubundi Imana njyewe ushaka umugabo cyangwa baranshaka? Gusa ntago wamushaka. Imyaka ufite niyo kugaburirwa na nyoko akakugurira inkweto ibintu byose akabigukorera. Akazi karamuka gapfuye. Konso kavuye kuri uwo n'umuhungu. Wowe uzataha umuhungu asigara. Niyo mpamvu azajya nereta mbikubwira. Nani leta nzabikubwira. Okay, so ndashonje. Naringiye guhisha, ngiye gushyiramo amakaroni yanyu ndukunda. Sibyo? Bose urakoze. Uri umuntu mwiza Imana ijye guha abandi bagore benshi uri kubaza. Isi yacu ndihinduka biradusaba gusirimuka nanjye nkasirimuka sirimuka 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 ejo bundi rongo wanyohereje kuri misiyo burankora ibintu byatari ngiye unsange wana kabisa ubu rero ni ryabuye ryica inyoni ebyiri riba rimwe rikica no vanga ikintu cyane ni ikingiki imisiri imbere akwereka kumva cyakoze sinkubeshye umwana ugukuye mu byambaro niba nabyita ngo iki uzi ko araguhagurukije nyine ndabona uri mu birere neza nanjye nifuje kumumenya kabisa amenye icyo cyane rwose cyahagurukije umuntu bita ndagira ngo yuko ari umukobwa noneho birenze ibyo ngibyo nifuza kubana nawe nifuza kumushyira mu rugo cyane byarende byarashaka kumunyura hejuru ubundi yite wiruka erega buriya no gukura birimo n'imyaka iri kudusiga cyane urumva ugejeje igihe cyo kuvuga ati shyize umwana mu mago neza subize ukuntu usanga nemera ku bakobwa ahubwo ni nacyo kiri kuntangaza nsanzwe nemera ku bakobwa ku buryo ndaramubonye gusa ntabwo yari yajyamo neza ntabwo nanamufatisha ariko ndabizi neza ko ewana ubwo umwana nimba wamugize aho gusura abana nk'abo ngabo ntabwo bajya boroha maze ubundi nabo barikanda nyine barikomeza byahatari mwana aranembereje niwe wamenyeje na kiriya cyaro aranembereza kanyereka ati hano uyu mudugudu w'amahoro rero uteye uko ahangaha noneho yamfashije no muri misiyo kuko namubaje ati ibintu numva n'aha gace n'aha inzira n'izihe wakajya binyereka gutyo bisanzwe ariko ubwo se ntiwabara mwinjije mu kirego ahubwo bikarangira uza abantu bita ibirumira habiri baya civilian afande kandi amasoja nabikuze nk'umusirikare nyikwizeyeho nta kibazo kuko urumva urabizi hari igihe ushobora gupartage ama information n'umuntu yarangiza akahita zigeza ku rundi ruhande kandi ntabwo byaba ari sawa umwana rero yagiye kunyereka ababyeyi wow ahubwo se ubwo ngubwo sinumva byaramaze no kugira kure ahubwo umuntu wakugejeje no mu babyeyi urumva ko twakuranye hari ukuntu ababyeyi be n'abanjye baziranye umva mama we yazanye na papa dore agashuti ko mu bwana nta kiravamo ndakubwiza ukuri ko umuhungu wita Skate umaze iminsi avuga ngo yaranyicaje ndiga mwana ubu ndi kwiga neza ndicaye ariko ngomba kumukuzanira nange mukwereka urabizi ngewe reka nanakubwira nanjye ubwanjye ndumva byahise bintera amatsiko cyane kubona umukobwa agukuye mu byimbo byawe neza Mwiriwe yego uje ahubwo nanjye nari ngukeneye nagize ikibazo hano ikihe kibazo nagize ikibazo hano kuri ino transaction itararangiye hari transaction zitarangiye njyana ibyo kubera ko hari amafaranga babishyuye mu ntoki ibyo ntubigira ikibazo byose birikiye ahubwo nuko ntarabona umwanya ugiye kuyadepoza kuri banki nta nubwo ari niyonyine ni transaction eshatu
yego nizo ngize eshatu ntubigire ikibazo umwanya niwo kibazo ariko uyu mugoroba biraba birangiye biraza ko iyo story kuraza kuyibona nta kibazo yego ya bo ariko se hari ahandi hantu wigeze ukora mbere ku bijyanye n'ibiri nk'uko nabikubwiye n'ubwa mbere ese ubu bumenyi ufite se uri kuwukomora kuki ni ukwiga neza ni uko wize ahantu hazima ni ukubera iki ntabwo byumvikana no gukunda akazi nyine ukamenya kandi ukanitanga bishoboka Yohana kabisa courage kabisa kandi felicitation kubera ko urantunguye uburyo ki ugenda winjiramo ukagenda ucukumbura ntabwo byumvikana aka kanya nta cyumweru uramara mu kazi ngomba kwita ku kazi kuko nabibasezeranye Yohana biragaragara ko hari impinduka mu kazi sibyo kandi na kampani rwose igiye kugenda izamuka kubw'iyo mpamvu umushahara wawe ugiye kongerwa urakoze cyane kandi ntago uri butangire uku kwezi kugiye kuza ahubwo uku kwezi ugitangira akazi urakoze cyane urakoze kandi ndakora cyane kurushaho kabisa nta kibazo shyiramo akabaraga urakoze sawa Arine. Kundeba ni sesemisi. Agira ngo barakundoze. Umuntu azajya yibyukira neza yikorera akazi neza ahure na daimoni yicaye mu giti. Aha, uvuye mu kazi? Ubu utangiye kumva uburyo isuka yo mu cyaremera. Byo banzira abantu bagira akazi ni nkatwe we. Ubwo subwa mwaho ngaho ufite makaye kazi. Njemba ndi kurinda imirima ndeba ni bande baciye ibigori ni bande baje kwahira ubwatsi bwo mu rugo. Nta kindi nawe umuntu w'umugabo ibaze nawe. Umuntu w'umugabo yirirwa arinda imirima wo uri cyaji uri Wangu iki? Wowe. Tazashaka kuruka ngo nigada umeka wo. Ubusenge nawe niburimo kumera amabavu kubera kujya kwirguhinga nanje uburimo nge ikizima nuko banyishyura money. Nawe kibushaka n'amafaranga. Sawa kadahumeka we. Sawa. Umuntu arifata w'umugabo muzima nkawe. Shaka koza niwe mwanzuro muzima nafashe wo kudakundana nawe. Umuntu w'imbwa yirwa yicaye mu giti. Ntago so ndi mu kazi. Winjije angahe se ba? Ntago banyishyura ukwezi. Wumvaga nzagutungisha se kwirwa nkubwira amagambo. Ubwo si nzobe wayishyira mu nkoro ukayiteka. Umva rero nkubwire si nkubwiye ngo ntunge nzitunga. Umuntu wirirwa yicaye kuva mu gitondo mu giti. Niba uzitunga rero vuba nkurongore icyo ushaka ari ukukurongora ubundi witunga. Urongora ndetse ubu. Wowe Njyewe niyo waba ari we mugabo wenyine usigaye kwisi sinakwemera. Nawe uzahera kwishyiga reka mubyize ukuri. Surebye uri kwigira. Ava nzigira arayepfu nzajya kwirira Marisiyana. Niyo utekereje ukangereranya n'uramuteja ngo ni Marisiyana. Ngiye banzu ndebe. Ngiye reba ikibuno mfite. Marisiyana aragifite. Kibuno se kuki cyagukwikiga? Nawe ubonye abundataho. Ngiye impamvu ndi na nuko ngiye naje gufasha mama wanjye. Waje kumufasha se ntago imirimo wakoraga. Ubu tuvuge ko sirimuka atakoraga. Wowe ufite imbaraga nk'izasirimuka wowe. Wirirwa uryamye manywa nijoro. Wamvanya amagambo bundi genda ujya kureba uwo Marisiyana sibyo? Jewe nakubwiye ngo niyo waba ari we mugabo wenyine usigaye hano kwisi sinakwemera. Ntago njya kukuvomera. Ntuzongere. Ari amabiduzo yose amurara ku gasozi. Ibyo bisa birakureba. Icyo ushoboye ari ukwirirwa uhanamye muri icyo giti nk'intuza. Yemba ndi mu kazi we. Kangwiwe n'uwasanga mvugana nawe yabona ndi ikigori. Igira gutyo. Imyaka 70 umenya ko majije kuyigira wowe. Imyaka 70 warambyaye. Usigaje 5 ngucure. Tagira ngo biramba narabyibagiwe. Gacure muri bene wanyu ndanakwiyamye umbare no muri ako kanwa kawe. Imyaka 70 nawe wigeze umbyara ku buryo uzi imyaka yawe. Ari tazanzana ndiye ubwo. Ubundi kingi. Nahita ngusekura njye unzane ubwo bucucu nk'ubwo ngobwo. Urashaje uraho ngaho urasamye kuzuvuga ubugamba. Musi. Simbi.
none se Uratunguwe no kumbona? ndatunguwe no kubona ha ahubwo noneho iyi myenda wambaye. Si wambwiye ko umupolisi cyangwa numvisha nawe? Buriya rero bwa mbere tuganira nabanje kukwihishamo. Ya muri make ntabwo ndi umupolisi ndi umusirikare nk'uko ubibona. Nese wambeshyeraga iki? Cyangwa ibintu byose twaganiriye warambeshyeraga? Umugabo ugiye kumbwira ngo ntuzapfe gukura umugore. Gahoro gahoro umugore ugenda umwiyereka buke buke. Anyway, félicitations. Merci, ariko njye nyine nta nubwo ndabyumva. Uzi ibintu nabwiye mama wanjye? Nakubona cyakora azamfata nk'injaro. Ariko rega n'ubundi umupolisi umusirikare bose ni abashinzwe umutekano w'igihugu. Umeze ute se? Njye ntabwo numva kuri buhite uhamenya. Ahubwo ikibazo mfite cya mbere ntabwo wayobye. Njyewe si ubwako wagira ngo ndi wa muntu wabaga mu cyaro cya kindi cya kure akaza i Kigali ari nawo umunsi wa mbere nyine ari bwo bwa mbere mu buzima bwe. Ntabwo byakora. Erega bitewe n'ubuzima nagusanzemo ari ahantu. Ngenda. Sometimes ntekereza ko bwahise businzira. Oya natekereza ko ushobora kuba wari wagiye na Kigali. Oya ntabwo nayibagiwe nta kintu na kimwe. By the way dufite no gufata ariko umwanya ndashaka gutembereza Kigali nkongera no kwibutsa ibihe. Cyakora nimba hari ibihe numva nzaryoherwa nabyo n'ukuntu nko muri weekend n'imbere n'amaguru nkongera nkibuka ahantu hamwe na hamwe najyaga ngenda. Ntabwo byoroshye kubona umwanya mu kazi kuri njyewe ariko ku bwawe ntabwo nabura umwanya. Igura inshuti yanjye ikomeye cyane iritanga cyane. Hasi hano nyine niwe ndi gukorera akazi kanjye ubu ngubu ni ukuzajya ubwira abayobozi bagenzi bawe cyangwa nawe ubwawe nushaka ibibanza amazu yubatse amamodoka amashyashya n'ayakoze ikintu cyose uzi ushobora gukenera ni njyewe nyirabyo. Ariko se wemera ko nabaye umugisha kuri wowe? Kubera kuva twabonana ubuzima bubise complete buhinduka. nyine niyo mpamvu ubundi iyo ufite inshuti ubona idafite ikintu na kimwe iri kukugezaho iyo bibaye byiza urayinkorera. Uko byatangiye urakoze se mubonye kubisubiramo ubu nyine ndi kwibaza ukuntu nakuyemo ijire nkaba nicaye hano. Bibaza reka rero nkubwire buri kintu cyose kizajya kikubaho mu buzima ujye ushima Imana kuko haba hari impamvu Imana yagize gute yatumye cyo kandi byanze bikunze hagati yanjye nawe ninakubera umugisha aho uzambera umugisha. nukuri kandi Imana ibyo so ndishimye mbere na mbere tuvugana nakurangiye nkumva nturi kubumva none nashaka gutungura wahumvaga nyine muri kino gihugu nta hantu hamwe nazi kandi biranoroshye bayda sibo nabihakanara kandi nabibonye. none se I have a proposal by the way. What do you think after work? Iki uvuye mu kazi nuko nta mwana we nimba hari ikintu ntushaka kubanza kwitondera ni ugutaha hari ahantu ninzi urumva kuba ubana n'umuntu ugatangira kumutahiraho amajoro ntabwo ari byo. nta bintu byinshi cyane ntabwo turi butinda. What do you think? n'ubundi kubera amasaha yanjye yararangiye reka tujyanirane ariko umbabarire isaha imwe mpite ngenda. That's why. Nzimye imashini tugende. Thank you. Akorwa no muri company nziza by the way. Ni heza harimo n'abantu beza nuko usanze bamwe bagiye. Ubu rero nibwo busobanuro bw'amashuri wize. Apana ibyo nakoraga se umboye. Uriya ni ubuzima sha byose ni ukubikora. Sirimuka rero bankubwire. Dore n'umuntu nihanaguriye utuntu ureba. Ugiye gutangira uze mu kanya mbone uradufasha dushyizemo. Reka wowe ibintu byawe urumva. Akose.
uretse gatoya reka nanjye njye mvu nanze kuvuga se gusa ese wabonye mbyambaye nagufata nkakuzana ahangaha mu mujyi agukorera diru zose nkanga kuvuga mu kintu gihari hari umukobwa wankunze oya ngaho nyumvira kandi ibyo nibyo tujya mpfa nawe wowe uri kwipasa muremure uti gute wowe niba ushaka kugira ngo utere imbere hari agakobwa kaje kukureba hano kanyandikira message ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo nshaka kugira ngo ugendereho wenda ashaka kugira ngo ube umuntu wa danje ubone amafaranga urumva n'ibintu na za nzozi zawe soamwe ngo umuhanzi sinjya nkuririmbira. Allo isi amakuru ndashima Imana ariko nibyo ari byo muri Kigali gusa ndashima Imana ariko nibyo muri Kigali kwihangana. wowe se bite akazi bite Kigali umaze kumenyera? Naramenyereye naribi akazi biragenda neza. Ikibazo pe nari mfite igitekerezo muri ya gahunda ijyanye nuko numva nshaka kuba nagufasha. Urabyumva gute wenda no kwirinda gukomeza kugora uwo mukobwa muri kumwe kwakiriye? Urabyumva gute uramutse uje iwanjye ukaba uri iwanjye aguha ugafata room yawe just kugira uri hafi yanjye menye n'ukuntu mukurikirana? Si kuko urumva ibyo bintu ari byo. Wenda wowe ufite umutima wo kumfasha sibyo, ariko nidukora ikintu tujya dutekereza no ku bantu batubona ukuntu badutekereza. Kuza nkaba iwawe uri umusore ndi inkumi noneho ibibazo nka mama wanjye yumvishije ibyo bintu nyavuga ko nishingiye. Oya no ntabwo ari muri kandi yo kuva no kwishingira, ariko actually no kugira ngo uri hafi mbe nkubona umunsi ku munsi ndebe ibintu nawe gufashamo ndebe urabona nk'ahari yabarakoraga utangiye kwikorera ahangahe Kigali batangiye gukorera abantu. Why nashobora gushaka ikintu nagukorera ukikorera? So urumva ari kugira ngo nekeze ko icyo kintu besa ko mba nkubona umunsi ku munsi uri hafi yawe. Sese nkubeshye pe ntabwo ibyo bintu nabikora. Simbe okay reka nkubwire mu gihe cyo kubitekerezaho ariko reka none ngusaba ikintu sibyo basi bitekerezaho ngiye kuguha igihe ariko bitekereze muri côté positif sibyo ubitekereze mu buryo bwo kwemera pana buryo bwo guhakana. Reka nkubwire iki kintu kirakomeye kuri njyewe ndetse cyane pe ubyumve ko gikomeye ariko mu kanya waravuze ijambo ryiza ngo reka ubitekerezeho ahubwo reka ngo igihe nawe ubitekereze ubonye ari ngombwa pe byabaho. nta kibazo ukabitekerezaho turaza kuvugana. Sawa merci. Aya ikibazo cyawe rero nicyo ngicyo n'ubundi impano urayifite ariko ikibazo ntabwo iyo mpano wayigeraho udafite umuntu gusapotinga. Yesu wangiriye oya uzo ni by'abanuzi bose babireba n'abanuzi ntago ari byo nshaka. Umva gahunda ihari kandi unyumve ngiye ndashaka banza wumve gatoya niba ushaka gutera imbere kora akazi ko mu rugo. Njyewe umuhanzi ufite ejo hazaza njye gukora akazi ko mu rugo ntabwo ari akazi ko mu rugo gasanzwe ni akazi ko mu rugo k'umuntu ufite otageti ni umubosi wa danje uzagukorera iyo miziki yawe akakwishyurira studio akagukorera ibintu byose urumva ibyo byose wigira amafaranga umva cyambere cyo ntabwo uzabona amafaranga yo gushutinga video ntuzabona amafaranga kujya gukora audio urumva uzahura gutyo uri kuzerera gutyo umeze nk'abakamena amapyisi uriko byumva wowe tuza byakunaneza ubu mukire ntuzabinkorera kawanyumvira uzo mu boss ceceka ukira agapira hasi baze mukubwireho ni umukapo ufite ngo ushyira agapira hasi manza wumve gatoya ni umukapo ufite amafaranga menshi ufite idolari rijojoba uriko byumva idolari rijojoba ngiye kugutwara iwe urumva
banza wumve gatoya buretse gato kandi mva nkubwire hano mu mujyi ukuntu tuhabaye mu mujyi ukuntu tuhabaye uraceceka ukumva ntuzajya wumva umuntu ari kuguha akazi cyangwa ntabwo nawe rero nyine umva se niba ntabwo numva se ubu nta matwi mfite niba ngiye kuguhesha akazi ku muntu w'umukire banza wumve gatoya ikibazo cyo kutumva ubwo nta kibazo oya urumva ubu umuhanzi ugiye kumugira ku mukozi wo mu rugo ntabwo uri umuhanzi uyu munsi kubera ko nta kintu ufite ngiye kukujyana ku mubosi nta mpano mfite impano urayifite ariko ntabwo muririmbire wacecetse ariko nkakubwira akabanza ukumva ko nyine nimba utashaka uremera akazi ko mu rugo ku mukire uzaguhindurira ubuzima yego cyangwa asanjyana se no muri studio ibyo ni ibintu toto ko n'akantu amashari ko se uri gutekereza iki koko tuvugishe kuri sirimuka uri gutekereza iki ako ntabwo uzi ko mfite umwirongi kandi ndi umuntu ambere umwirongi ntabwo ari ukenewe muri iyi minsi igikenewe ni iki ni ugusohora indirimbo zawe kandi ahantu uzakura amafaranga yo gukora izo ndirimbo ni ko mu boss ngiye kujyanaho uri kubyumva ndakumva wowe fusha uze nkujyane boss aguha akazi boss azagukorera audio agukorera na video ubwo niza rero imyenda rero nyambara urayambara se twagenda shumva yo nkubwire urabizi ejo twa dufite kuganira ariko biranga kubera akazi kawe yego rero nashaka kukubwira ariko mbabare ntubifate nabi nta nubwo ari ukwibagirwa ineza yawe nta nubwo ari ukwihinura cyangwa iyindi mico mibi ugiye kumbwira iki ugize ubwoba umutima urateye ahubwo wowe nashaka kukubwira nabonye kuva hano ngera ku kazi bintwara amafaranga menshi pe naba nkorera amatike kandi urabizi ko nasize umuryango ngomba kwitaho rero niyo mpamvu nashaka kukubwira ko hari ahandi hantu ngiye kujya kuba ariko